Haleluya, haleluya. Nanone bene data, Imana ishimwe cyane. Turanezerewe nanone ko tugiye kongera kuvuga ibyo Imana yashyize ku mitima yacu. Rero giye ubavugisha ni uw'Imana Caritas nkuko bisanzwe. Twabwiye yuko tuzamamaza Yesu kugeza ku gupfa kwacu. Ntago twabireka mu gihe tukiri muri uyu mwuka w'ubuzima. Rero nagira ngo nubundi mbarangire aho muzasanga ubuhamya bwanjye ijambo ry'Imana, kuramya Imana. Kuri cano yanjye ni uw'Imana Caritas. Nubundi cano yanjye na amazina yanjye. Nimero za telefone ni 0787499344 ku bantu wenda babasha kubona uko tuvugana nabo. Nagira ngo nubundi dutangire dusenga Imana, dusangire ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo. Mana yacu turagushimiye ko ari wowe muremyi wa byose. Mana yacu turaguhimbaje twebwe ubwacu n'abandi bose bemeye ijambo ryawe, kandi fasha n'abatarakumenya nabo bakumenye. Uyu mwanya none hadufashwe n'umwuka wera, kuko ari we mufasha waduhaye abane natwe muri iri jambo ryawe, kandi ufasha abaryumva bose. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana rero mbazaniye durahera ku ndirimbo ivuga ngo muze mwese abakijijwe abazinutswe iby'isi. Ni indirimbo ya 435 dufatikanye kuyiririmba aho muri hose. Imana iduhana umugisha. Muze mwese abakijijwe abazinutswe iby'isi, nimwikorere umusaraba niwubaneshereza. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza. Ibikangisho by'umwanzi n'iby'intare ziritswe, nitudatinze inzira yacu ntabwo azadushyikira. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza. Haleluya. Ndumva afashijwe cyane. Ibyo uyu musaraba mbese byangiriye neza. Uyu musaraba iyo utabaho ntago mba ndiho. Amen. Haleluya. Uyu musaraba wa Kristo ndawukunda. Umusaraba uhagaze twamamaza. Umusaraba wa Kristo. Umusaraba wa Kristo watumye mbona agakiza. Iyo aza kureba uburanga cyangwa akareba aho mvuka, muri bwa buhamya bwanjye nabahaye, ntabwo nari kubona agakiza, ntabwo nari kugera ku gitambo. Ariko Kristo yarantoranije angira umugabo wo guhamya ibyiwe. Turabagabo bo guhamya ibya Yesu Kristo, tuvuga aho yadukuye n'ibyo yadukoreye. Imana iduhana umugisha. Nubundi rero dusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu butumwa n'ubundi bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 27 umurongo wa 51. Ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga nibyo tugiye kuvugaho. Tugiye kuvuga ku mbaraga zizura, tugiye kuvuga ku mbaraga zikoze isoni imbaraga z'umwanzi. Tugiye kuvuga ku ntego Imana yari ifite, uburyo byagaragaye nubwo mbere bitagaragaraga. Ntago mbere hari hazwi ikintu kizaba. Ni nayo mpamvu bamwe babyitereyemo, bapfa kumukubitagura, bapfa kumutukagura, barapfa kumusuzugura. Ariko amaze kuzuka ntago byongeye. Na n'uyu munsi araganje. Ariko ngoma n'amatora yabayeho, ariko ngoma ndazahora ku ngoma, ariko ngoma n'amatora yabayeho, ariko ngoma kandi azahora ku ngoma. Niyamamare. Haleluya. Niyamamare. Amen. Umurongo wa 51 uravuga ngo umwenda ukingiriza ahera cyane nk'urusengero
utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugera hasi, isi iratigita, ibitare birameneka. 52, ibituro birakinguka. Haleluya! Intumbi nyinshi z'abera, haleluya, bari barasinziriye ngo zirazurwa. Amena, zirazurwa. 53, bava mu bituro, maze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igishyitsi n'ibibaye, baratinya cyane bati ni ukuri. Haleluya! Ngo ni ukuri, ngo uyu ni umwana w'Imana. Kare kosera bamukubitaga bazi ko atari umwana w'Imana. Hari ibimenyetso, hari ibihamya birahari buriya. Aho kwihamya uzareka guhamye kandi aguhamirize ko uri umwana wayo cyangwa se uri umukozi wayo. Ntukabyine mbere y'umuziki, ugire akabyikorera. Ijambo riravuga ngo ubwanjye nzabyikorera, ngo nta cyatuma izina ryanjye ngo ritukwa. Haleluya! Ari ku ngoma, ndabihamya neza, aracyariho kandi azahoraho. Isi yose ibimenye, amahanga yose n'amoko yose ngo azamuborogera ubwo azaza, ngo bazamenya ko bamwicumitiye ubwabo batazi ko ari we. Uyu munsi wa none ngo bahumye amaso ntibabizi, ariko ubwo azamanukana n'umugeni we yacunguje amaraso ye ku musozi wa Elayono. Urabisoma mu byahishuriwe Yohana, ngo nibwo ngo bazamenya ngo yuko ngo ari bo bamubambye. Pawulo yaranditse aravuga ngo twatewe ku giti nk'ingurukira, ngo konka amakakama ngo y'icyo giti. Mfite n'indirimbo ivuga nk'ayo magambo, igihe nikigera muzayumva. Ndayikunda cyane, Imana ishimwe. Haleluya! Ngo duterwa ku giti nk'ingurukira, mbese igiti kimera mu kindi. Igiti kimera mu kindi ngo ni nacyo abapfumu bakunda gukuramo inzaratsi zo kuroga abantu, nuko ngo kibamwe imiti. Igiti kimera mu kindi, twatewe ku giti nk'ingurukira, ubwo dufatwamo nyine ku bw'ayo maraso, ku bw'uwo musaraba. Agakiza kava hirya iriya aho kavukiye kaza muri twebwe abanyamahanga. Niyo mpamvu namufashe nkamukomeza, nkumva nta cyamunkuramo. Yababa we nawe komera. Hariho ibimenyetso bigaragaza ko Yesu ariho kandi akora. Abantu benshi bari kwamamaza ibirozi byabo, abandi bakamamaza ubupfumu bwabo, abandi bakamamaza ubusinzi bwabo, abandi bakamamaza uburaya bwabo, ibidafite umumaro byinshi bitewe n'icyo ukora nyine uracyamamaza. Ariko twebwe turamamaza Kristo wapfuye akazuka, akaba ari muzima. Yewe abatazi uko abigenza ntabwo na n'ubu barabimenya. Yahora agapfa n'abafarisayo ko bafite amaso ntibarebe, bafite amatwi ntibumve, bakarwanya ibyo batazi kuko bahumye amaso yabo. Bafite amaso ariko bagaragara ari ngo ari nk'intumbi zitareba kandi bafite amaso. Rero ntawe umenya uyu mwana w'Imana atari Imana imuhishuriye. Abantu benshi bakunda gukiza, bakunda ijuru, bakunda kumva bakizwa, bakunda kumva ijuru ari ryiza, ariko kurikorera byarabananiye bitewe n'uko Imana ngo uwikunze iramutoranya. Ariko arikicaye ku ntebe imbabazi yabambiwe bose, kugira ngo uwemeye kwihana agakizwa nawe azabona ubu bugingo. Rero Yesu ngo amaze gutanga, hari aho twavuze uburyo ibyari bigiye kumubaho byanze biraba. Ku musaraba rero igorogota, amaze ngo gutanga, amaze mbese gutanga mu gihe bamushinjaga bavuga bati birarangiye, Imana hari ikintu itemereye nshaka kugutangariza. Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi n'ubutaka. Imana ikomeye se umwana wayo Yesu Kristo wo twamamaza, ntabwo yigeze yemerera ko bamutobanga, ntabwo yigeze yemera ko bakora ibirenze ibyo bari bakoze. Ni nayo mpamvu nawe niwihangana ukagera mu bikomeye, hari ibyo Imana itazemerera shitani. Buriya hari ibyo asaba, ariko hari n'ibyo atakinisha ku byerekeranye n'icyo bita isezerano. Isezerano n'umugambi w'Imana ni ibintu bitavogerwa. Ntabwo shitani yabisaba ngo Imana ibimuhe. Bari bazi ko napfa bari umutanyagure,
bari bumucocagure. Imana irangije ibwira izuba ngo rero wazuba birabujijwe kumurika, birabujijwe kumurika umwana wanjye nonaha. Wazuba we, umva izuba rihita rimenya ko umuremyi waryo agize gute, atanze. Riti aba bantu rero, aba bagome bamugize kuri, sinshaka ko bongera kumukorera ibirenze. Izuba rihita rizima, ubwira kabiri buti naje, nuko nahahita buhita bwira ako kanya. Barirukanka bose, ibitare biratigita, ibitare biratengagurika, imisozi iratigita, ibituro byari bisikingiranye abera bihita byeguka gutya. Barazuka ngo baranababona, barababona ngo baranabamenya, ngo nuko ngo igishyitsi kirabaho cyinshi cyane. Ngo noneho umusirikare, ngo abasirikare ngo bari barinze umusaraba waho Yesu yari abambwe, ngo bahita bavuga ngo uyu nguyu nibyo yari umwana w'iki, w'Imana. Ajya kujya kureba ko yapfuye byarangiye, amaraso n'amazi biva mu rubavu ateye mu icumu ngo bigwa mu jisho rye ryari ryarahumye, ahita avuga ngo uyu ni umwana w'Imana. Ibitare nabyo bimaze gutigita, intumbi z'abera zikingutse, barongera barabihamya ngo uyu ni umwana w'Imana. Reka nkubwire, abakubahamya ni nabo bazaguhamya yuko uri umwana w'Imana. Abakuvuze bagukubise nibo bazaba ba mbere mu guhamya ko uri umukozi w'Imana. Abakubeshyeye, abagusize ibyondo, abagukubise, abagushyize uko bashaka, nibo bazaba ba mbere mu guhamya Imana yawe, kubera ko bazaba babonye ibitangaza Imana ikoze. Komera rero, hari ibintu Imana itakwemerera ku buzima bwawe, hari ibintu Imana izakora ku buzima bwawe, hari ibintu Imana igiye kwirukana. Haleluya! Hari ibintu Imana igiye kwirukana bigushungereye, hari ibintu Imana igiye kwirukankana. Ko nta musirikare wari uhari, ko nta n'uwirwanya, ko bari bahari. Yenda mu ngabo za Yesu hari abari bahari se? Mu ngabo za Yesu nta bari bahari, na ba Petero na ba Yohana bari birukanse bagiye, Yesu ari wenyine. None se birukankishijwe n'iki? Mvuga ngo hari ibintu Imana igiye kwirukana. Nubwo uhagaze mu mbago z'amanzi urusaka ari rwinshi cyane, hari ibintu Imana igiye gukora kugira ngo bamenye yuko Imana iri kumwe nawe. Hari ibintu Imana igiye gukora kugira ngo umenye ko Imana ariyo yagutumye. Hari ibintu Imana igiye kwirukana itazemerera, nubwo bigutugaritse bigutera ubwoba. Uzabishaka ubibura, niko Bibiliya ivuga mu buhanuzi bwa Yesaya yabwiye Yakobo ngo abanzi bawe bazakurwa n'isoni bamware, ndetse bazirukanka, ndetse bazarimbuka. Abo ngabo bagutonganya n'abakugisha impaka, abo ngabo uzabashaka ubabure. Hari ibintu Imana igiye gukora bisa n'ibigutunguye we, hari ibintu Imana igiye gukora ubwabo babyivugire. Amen. Yesu azura abapfuye, agera ikuzimu. Hari ibyabaye nyine mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'imbaraga ze. Ajya guhura na Shitani, aramunyaga, aramubwira ati abantu banjye wakingiranye, zana imfunguzo vuba. Aribwiriza arazimuha. Nta n'imirwano yarega yabayeho. Buri ubudahangarwa ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo umusivile yajya imbere ya komanda cyangwa ya perezida w'igihugu ngo arajurira. Niba avuze ngo zana, ubwo arazana. Nta imirwano sundi bajya mu migeri byakunda. Umwami w'ijuru n'isi yahageze, ubwo biribwiriza. Yahise amuhereza imfunguzo. Nta n'imirwano yabayeho buriya, kubera ko yari ahageze ari we muremyi w'ijuru n'isi. Yatunguye Shitani, kuko Shitani yarwanaga azi yuko Yesu azapfa birangiye. Agiye kubona abona mugezeho ari muzima. Ku munsi wo kuzuka kwe nanone hari ibitangaza byabaye, kandi abakunda Yesu bose bajya bagaragarira no mu bihe harimo n'ibibazo. Ibibazo ntago byatuma uva kuri Yesu, kuko nawe ntago yaretse kuducungura. Ibibazo ntago byatuma bijya bituma abantu bagutererana, ariko Yesu ntago ajya gutererana muri ibyo bibazo. Uko intumbi z'abera zazamutse, uko zazutse, uko zakinguriwe ibituro kubera itegeko ry'umwami yahigereye, uko niko Imana igiye kuzura ubuzima bwawe, uko niko Imana igiye kuzanzamura ubugingo bwawe Satani yaheranye, uko niko Imana igiye kwambura imbaraga abadayimoni, kugira ngo ube nawe ubone agakiza, ube umukristo wo guhamya ibyo wiboneye n'amaso yawe. Akira imbaraga mwene data, kandi yakire kwizera ko umwami ariho. Araje abigenze neza, araje kuzura nubwo wumva yuko wapfuye, araje gukorera ibitangaza bigaragare bimenyekane, kuko ibyo bitangaza na n'uwo munsi nibyo turi kuvuga. Nawe ibyawe nubwo bari barabisiribanze, ariko Imana iraje ibisobanure.
turangize dusenga Imana, dufatanye gufashwa n'iri jambo. Abaryumvise bafashwe n'iri jambo bapfukama aho bari, tubasengera Imana kandi bakira agakiza. Urusengero waba rwarukwegereye rwose, ugende bagusengere, wegere umushumba w'urwo rusengero rukwegereye, nawe ubatizwe mu mazi menshi, nawe w'umugabo wo guhamya Yesu. Ibyo bintu byananiranye aho hose baguhaye akato, araje yiyerekane kuko aracyariho, ni muzima. Yazamuye babireba, ibyo tuhamya birahari, ntago yaheze mu gituro, yazamuye bazamutse bamureba. Uwo rero aratugenderera mu ijambo, akatugenderera mu Mwuka Wera, akatugenderera mu ndoto no mu iyerekwa. Aracyariho, turamuhamya, tubizi neza ko ibi bintu ari ukuri. Amahanga yose arabizi, abamumenye turakomeje urugendo, dukomeje kumuhamya no kugeza ku gupfa. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Rero Yesu agiye kugukorera ibitangaza nyuma yo kugerageza. Haleluya! Nyuma y'ibigeragezo byawe, Imana ishimwe ko igiye kugutabara nawe, ikakuvanaho urwo rusaku, ikakuvanaho uko gukorwa n'isoni, ikakuvanaho ibyo bitutsi, ikakuvanaho gusigara wenyine imiryango yarakwanze, ikakuvanaho uruzingo rwose, yewe ibyo byose mbese ufite bituma wumva nta muntu musigaranye. Imana iraje ikuremera ikibemeza. Urakoze Mana yacu. Bene data baha umugisha kubwo kudukurikira, bumvira ijambo ryawe, kandi uhagakiza abananiwe mu rugendo n'abatakuzi bahe kukumenya. Iri jambo ryawe rihindure ibyanze guhinduka, rimenagura ibitare byakingiranye abantu, maze abantu bazuke mu buryo bw'umutima yabo, mu izina rya Yesu, amen.